bakunze bivuriro kunda ubuzima health care turabasuhuje kandi tubifirije ishya n'ihirwe. Ngewe ugiye kubaganirira nitwa Abizera Eric, niko nitwa niyo mazina yanjye. Mwivuriro kunda ubuzima health care dukunda kubagezaho inama nziza ku buzima, ku miti naturere ikozwe mu bimera, ifite ubuziranenge mpuzamahanga bw'ibigo nka FDA Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice n'ibigo harare by'abisilamu. Ibyo bigo byose bishinzwe gusuzuma imiti n'ibiribwa ko yujuje ubuziranenge. Mwivuriro kunda ubuzima health care dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza nanone saa 2 z'ijoro. Mwivuriro kunda ubuzima health care turakora kandi tubafasha kugera ku buzima bwiza. Aka kanya tugiye kubaganirira ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso uyu bita blood pressure cyangwa hypertension. Iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije ni indwara yugarije abantu benshi ku isi, irica. Kandi iyi ndwara yica mu buryo bwa siransiye, kuko rimwe na rimwe hari igihe uba utazi ko uyifite ariko wajya kwa muganga bagasanga uyifite. Kandi abenshi ku isi bapfa, abantu benshi ku isi bapfa bishwe n'indwara y'umutima. Ni heart attack, ni hypertension, ni stress n'izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'uburwayi bw'umutima. Kandi uburwayi bw'umutima bushobora guterwa n'imitsi idakora neza. Rero aka kanya tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire tuzibereke zivura uburwayi bw'umutima na blood pressure cyangwa hypertension. Reka duhere ku nyunganiramirire yitwa Cordial Jelly. Inyunganiramirire yitwa Cordial Jelly ni inyunganiramirire ikozwe mu buki cyangwa se mu mwamikazi w'inzuki. Inyunganiramirire irimo vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B7, vitamine B8, irimo vitamine E, irimo vitamine C, irimo copper, irimo ndetse ikaba irimo iode, irimo na za magnesium. Iyi Cordial Jelly by'umwihariko ni nziza cyane kuko ituma imikorere myiza y'umutima igenda neza, kuko ikuraho imikorere mibi yo gukora ku mutima, igatuma umutima ugira imikorere myiza. Bityo umutima uba waragiyemo amacholesterol cyangwa se triglyceride, iyi ngiyi iragenda ikazikuramo. Cordial Jelly iyo amaraso yabaye viscosité, yaracitse amazi, atagifite uturemangingo dutuma amaraso akora neza, ndavuga nka za plaquette, iyi ngiyi ituma amaraso atembera neza. Cordial Jelly ituma globule blanc na globule rouge, ibyo bita red blood cells na white blood cells zikora neza, ibyo bigatuma imikorere myiza y'umutima igenda neza. Cordial Jelly ifite ubushobozi bwo kugabanya high blood pressure, ikagabanyuka ndetse ikagera ku bipimo byiza mu gihe uyikoresheje neza. Cordial Jelly ituma left ventricle na right ventricle amaraso atemberamo neza, ibyo bigatuma umutima uhora utera neza, hatabaho palpitation du cœur. Cordial Jelly ifasha ku maso ndetse ifite uruhare rwo gufasha kuri systeme nerve, bigatuma amaneri optique akora neza, kuko ituma amaraso agera ku bwonko ahagije iyo wayikoresheje yo na golden 6. Cordial Jelly ni umuti mwiza kuko ifite umumaro mwiza wo kujya mu mubiri igasenya triglyceride ikazikuramo, ndetse n'ibinure byo mu mitsi bikagabanyuka, kuko akenshi na kenshi iyo imitsi yifunze ntabwo umutima ukora neza, umutima ukora nabi, ugatangira gushikagurika, ugatangira kwikanga. Ibyo biterwa nuko amaraso agera mu mutima nabi, ndetse imigera n'imigarura ntibikore neza. Ni Cordial Jelly niyo twakubwira kuko irimo vitamini zo mu bwoko bwa B, ibyo bita vitamine B complex ziba muri iyi Cordial Jelly.
tukagira golden six. Golden six yo ni umuti naturel ukozwe mu bimera bitandatu. Golden six ni umuti naturel ufasha ku maneri ayo ariyo yose y'umubiri n'imyakura mu kinyarwanda. Reneri iyo zagize ibibazo umuntu wese agira uburwayi bwa paralyze, ibyo bigatuma hari ibice by'umubiri bidakora, ugasanga wagagaye igice cy'ibumoso cyangwa se igice cy'iburyo, ugasanga hari ahantu umuntu ashobora kukunosha ku bintu ntibyemere bitewe n'uko imyakura ijyana amakuru ku bwonko idakora. Bityo iyi golden six iragenda ikajya gutuma iyo myakura cyangwa se reneri zongera gukora neza. Iyi golden six by'umwihariko ifasha nerve transmitter gutanga amakuru kuri gahande prostate, kuko iyi nayo ni nziza. Golden six izibura imitsi yose y'umubiri yazibye, bigatuma habaho espace de muscle, imitsi igakura neza, cyangwa se imitsi ikaba elastique, imitsi igakura neza, bigatuma amaraso atembera neza mu bice by'umubiri bitandukanye, kuko aya matiyo twageranye nk'imitsi aba arimo gukora neza. Golden six nk'uko nabibabwiye nayo ituma umuntu asinzira neza, kuko ifitemo umusemburo wa melatonine ituma umuntu asinzira neza. Abantu babuze ibitotsi bagakoresha golden six, iyi golden six irabafasha. Golden six by'umwihariko kugira ngo wumve neza akamaro ka golden six, izamura immunite, kandi golden six by'umwihariko itunganya ibintu by'amaneri, itunganya ibintu by'imyororokere, ndetse ikagira uruhare mu ikorwa ryiza ry'imisemburo ku bagabo n'abagore, kuko iyi barayikoresha bose. Niyo mpamvu iyi golden six ni fondateur cyangwa se fondasiyo y'izi produits zose ubona mu gufasha umubiri gukora neza, ku bigendanye n'imitsi, ku bigendanye n'amagufwa, ku bigendanye n'impyiko, kuko iyi ifasha no ku mpyiko. Golden six ni umuti mwiza cyane ushobora gukoresha urwaye hypertension, urwaye diabete, urwaye impyiko, urwaye indwara z'imitsi, ufite uburwayi bw'umutwe buhoraho migraine. Iyi ngiyi golden six iragufasha kuko ni nziza cyane. Abantu bagira umutwe wa migraine, iyi ngiyi golden six ni nziza kuko ivura paralyze, kandi ikagabanya n'ibyago byo kuba warwara kanseri zitandukanye, kuko iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo gukura selile de kanseri mu maraso ndetse no mu bice by'umubiri bitandukanye. Irayihagarika ikayoboza gukwirakwira mu bice by'umubiri bitandukanye. Ni golden six nababwiraga, kuko by'umwihariko iyo habayeho elasticité y'imitsi bituma amaraso ajya mu bice by'umubiri bitandukanye, bityo umubiri ugakura neza, haba kuri prostate, haba ku mutima, haba ku mwijima, haba ku mara, haba ku bwonko. Mbese iyi ngiyi iragenda igakora ku bice by'umubiri bitandukanye. Iyi ni golden six. Noneho hakaza iyi blood pressure. Iyi blood pressure yo ni low blood pressure, irayigabanya, igabanya hypertension. Blood pressure ni umuti nawo ukozwe mu bimera mwiza cyane, kuko iyi blood pressure by'umwihariko ibasha kumanura igipimo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije. Umuntu muzima uri normal aba ari ku gipimo cy'120/80. Iyo byanze 120 bikagera ku 140/90, ubwo menya ko ufite umuvuduko w'amaraso. Ubibwirwa n'iki rero? Ugomba kuba ufite ka kamashini kitwa tensiometre, wipimisha ukareba ko umuvuduko w'amaraso uri ku gipimo gikwiriye, kandi ukigira muganga ufite ububasha akagusuzuma, kuko wowe ushobora kwibeshya ku bipimo. Niyo mpamvu kano gakoreshwe iriya instrument cyangwa se appareil uyikoresheje ikubwira neza ko umutima uri gukora nabi. Icyo gihe iyo ibipimo by'amaraso byazamutse byageze ku 140/90 kuzamura, icyo gihe ukoresha iyi blood pressure, cyangwa ukegera muganga akakugira inama akaguha imiti yabugenewe. Menya neza ko udafite umuvuduko w'amaraso,
menya neza ko udafite uburwayi bwa diyabete, menya neza ko udafite uburwayi bwa prostate, menya neza ko udafite uburwayi bw'impyiko, menya neza ko udafite uburwayi bw'ibihaha, menya neza ko udafite uburwayi bw'umutwe wa migraine, menya neza ko udafite rubagimpande, menya neza ko udafite rheumatisme, ndavuga uburwayi bw'imitsi, menya ko udafite uburwayi bw'igifu n'uburwayi bw'amara n'izindi ndwara zitandukanye, menya neza ko ibyo ngibyo utabirwaye, baza muganga, egera muganga agufashe kugira ngo usigasire amagara. Amagara araseseka ntayorwa. Ni blood pressure ituma umuntu agira ubuzima bwiza. Blood pressure ni umuti mwiza kuko nawo ugira uruhare mu kugabanya ibinure bibi mu maraso, byo bita triglyceride na cholesterol ndetse na blood fat, ndetse by'umwihariko iyi blood pressure igira uruhare mu gutuma umutima ukora neza. Ari gihe umva nk'amashanyarazi, ukumva amashanyarazi ari kuzamo, icyo gihe gerageza kugana muganga ufite ubasha gufasha. Hari gihe umva udushinge tukunotora, gerageza ushake muganga abigufashemo. Hari gihe wumva ugira iseseme, gerageza ushake muganga abigufashemo, akurebere akubwire ko ubuzima bwawe ari bwiza. Dufite hano ginkgo biloba. Ginkgo biloba yo na golden 6 yo na cordero jelly, uko ari imiti 3. Ginkgo biloba na cordero jelly na golden 6 ni imiti kabuhariwe naturelle ivura indwara ya migraine, ivura thrombose, ivura paralyze, ndetse iyi miti ivura kanseri z'ubwonko. Iyi miti naturelle igira uruhare mu guhagarika uburwayi bwa stroke. Nababwiye ko uburwayi bw'umutima, uburwayi bwa mbere bw'umutima ni stroke, ni stress, ni hypertension, ni heart attack. Kandi kugira ngo bimenye nuko akenshi na kenshi hari icyo bita AVC, accident vasculaire cerebral. Icyo gihe iyo watangiye kugira AVC, accident vasculaire cerebral, bivuze ngo hari amaraso abatagera mu bwonko, hari imitsi bidakora neza y'umutima. Icyo gihe bikugusha muri ambushi ya gisida, ugahita upfa, kandi upfa bitunguranye. Ni ngombwa ko buri munsi uhora wikontorora, uruboza muganga. Wajya no gukoresha general check up muri clinique zitandukanye, wajya ruwa Faisal ko kura general check up, wajya muri clinique bwiza kwa general check up, wajya CH kwa general check up, wajya Kanombe kwa general check up, wajya kuri Medi ugakora general check up, kugira ngo barebe neza ko umutima uri gukora neza. Menya neza ubuzima bwawe, kuko ubuzima bugucitse burazima burundu. Iyi miti naturelle ginkgo biloba, cordero jelly na golden 6 ifite ubushobozi bwo guhagarika uburwayi bwa stroke, ifite ubushobozi bwo kukurinda umutwe wa migraine, ifite ubushobozi bwo kuzamura immunite, ndetse ikaguhisha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza hamwe n'Imana yo mu ijuru, kuko byose ni Imana ibikoresha. Kuri iyi miti ni Imana idufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Hakaza magirimu. Magirimu uyo kubigendanye n'ibinyenyanza irepuya, irahanagura igakuraho. Kubijyanye na cholesterol irahanagura igakuraho. Umubyibuho ukabije irahanagura igakuraho. Iyo magirimu ifite ubushobozi bwo gutuma umuntu abura apeti. Buriya kubyibuha bituruka ku kuntu uba ufite apeti, none ukarya ibyo bitandukanye, za konfitire, za pizza, ibintu bitandukanye ukavangitiranya, bigatuma umubiri unanirwa kubikoresha kugira ngo bigire umumaro mwiza, kugira ngo bibyare intungamubiri zitunga umubiri. Ahubwo kugira ngo bibyare intungamubiri zitunga umubiri, bikagenda bikidepa, bigakura ibyago byo kugira amacholesterol na za triglyceride no kugira ibinyenyanza n'ibindi bitandukanye. Magirimu rero ifasha abantu bagira umubyibuho, bagira ikibazo cy'amatriglyceride, igafasha abantu bagira ikibazo cy'uburwayi bwa diabete,
iterwa n'umubyibuho, igafasha abantu bagira ikibazo cya hypertension iterwa n'umubyibuho. Iyi ngiyi irabafasha igatuma ingingo zose z'umubiri zikora neza. Magrim ni megrisoma, nabyo ni megrisoma. Ni umuti naturel ukozwe mu bimera ushinzwe gukontorora igipimo cy'urugimbu rubi mu maraso n'igipimo cy'urugimbu rwiza mu maraso. Bivuze ngo iki? Iyo ufite urugimbu rwiza mu maraso irarureka, ariko wagira urugimbu rubi mu maraso no mu mitsi iragenda igahanagura igakuraho. Urugimbu rwagiye mu mutima, urugimbu rwagiye mu mitsi, urugimbu rwagiye mu bice by'ibintu bitandukanye, iyi ngiyi iragenda ikarukuraho. Niyo mpamvu abantu bagira umuvuduko ukabije biba byaturutse kugira urugimbu rwinshi mu maraso, ikagenda ikazibira imitsi igeze amaraso mu mutima, amaorte, amavene n'amakapilere, bikagenda igatuma imitsi idakora neza, bityo amaraso ntabashe gutembera mu mutima nk'uko bigomba. Amavene n'amartere, ndavuga imitsi ivana amaraso mu mutima n'iyajyanamo idakora neza. Magrim nicyo ishinzwe, ni ukukontorora igipimo cy'urugimbu rwiza mu maraso n'igipimo cy'urugimbu rubi mu maraso. Iyo byagenze gutyo urugimbu rukarwajemo ihita irukuramo. Ni umuti mwiza utuma umuntu abura apeti ndetse ukagira ubuzima bwiza. Igabanya inda, irayicagagura igakuraho ibicece, irakasa. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kunda kagafuka kaba kari kunda k'umweru kaba k'urugimbu iragenda kagakuraho ukagira ubuzima bwiza. Ni Magrim. Magrim ni kontrola ibiro by'umurengera n'urugimbu bwo mu maraso rubi. Hakaza iyitwa spirulina. Spirulina c'est un aliment complémentaire, un aliment constructeur, aliment protecteur, aliment énergétique. Spirulina il est conseillé protéines animales et protéines végétales. Spirulina ni umuti naturel nawo by'umwihariko uzamura immunité. Spirulina itera apeti. Spirulina ituma nayo imitsi ikora neza. Spirulina ni umuti mwiza wizeye ku bantu mpuzamahanga, kuko horano agira ikibazo cyo kutagira ibiro bigendanye n'uburebure bwawe. Iyi spirulina ituma umuntu agira ibiro bigendanye n'uburebure bwawe, ndavuga BMI, mass index. Ni umuti mwiza cyane wagufasha. Spirulina ni umuti ku bantu bagira ikibazo cyo kubura vitamine zo mu bwoko bwa B, ndavuga vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B7, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B12, vitamine B4, vitamine D3, vitamine C, magnesium, vitamine K, vitamine E. Abantu bafite ikibazo cyo kuvura kw'amaraso gukabije bagakoresha spirulina irabafasha. Abantu bagira ikibazo cya thrombose bagakoresha spirulina irabafasha, kuko kugira ikibazo cya thrombose ni imitsi igeze amaraso ku bwonko bitagikora ikabyimba, ndetse na stroke. Iyi ngiyi ituma imitsi imera neza, igahambuka, ikagororoka, amaraso akajya mu bwonko ahagije. Hari igihe wumva umutwe ukurya buri munsi, kumva ikidodo kirakobeta, kwikanga ngo ni abadayimoni, kwikanga ngo barakuroze. Oya, kwikanga ngo barakuroze, jya kwa muganga ufite ububasha akurebere. Nusanga amaraso agera ku bwonko neza n'umutima ukora neza, icyo gihe wenda niba wajya wakwifashisha abanyamasengesho bakagusengera, kuko uburwayi buba butagaragara. Ariko uburwayi bwose bugaragara ni uburwayi buvurwa bugakira hamwe n'Imana, kuko Imana niyo yakoze ibimera, irabikora, irangije kubikora ibiha ubushobozi bwo kutuvura ngo dukire. Iyo wabikoresheje neza uravurwa ugakira. Spirulina rero ni kimwe mu bihingwa Imana yaremye kandi birema kugira ngo bikize umubiri w'umuntu. Spirulina ni umuti mwiza ufasha abarwayi bafite ikibazo cya diabete na hypertension, kuko akenshi na kenshi mu gihe umubiri wazahaye
watangiye gutakaza iminite n'ubudahangarwa bw'umubiri n'izi poroteyine bo wabuze swat ushobora kuba vitamine B1 vitamine B2 vitamine B3 vitamine B4 vitamine B5 vitamine B6 vitamine B7 vitamine B8 vitamine B9 vitamine B12 vitamine D3 vitamine D vitamine K vitamine E ndetse na za kopa na za iron. Ibyo bigatuma umubiri ujya hasi ugatakaza ubudahangarwa ukajya ufite ikizungera wahagara ukumva nta guhagaze neza nta ibirenge bishikama hasi ku butaka ahubwo ugahora uzengerwa uruhungetwa. Iyo ukoresheje sipirulina izituma uzamura ubudahangarwa kandi sipirulina ni umuti mwiza cyane kuko ivura igifu gifite ibisebe amayirise. Iyi sipirulina ni nziza kuko ku bantu bafite ikibazo cy'imirire mibi izamura urwego rw'imirire ukagira imirire myiza ugahagarara ukumva umeze neza. Iyi sipirulina ikoreshwa n'umwana w'imyaka 2 kugeza ku myaka 90 kuko igira uruhare mu kuvura indwara za marazimi na za kwashiorkoro kandi kujya urwara marazimi ububura arimo protecteur arimo energetic arimo constricteur. Iyo urwaye kwashiorkoro ububura imwe muri zi proteine ushobora kubura ibirinda ndwara aribyo arimo protecteur cyangwa ukabura ibitera mbaraga aribyo bita arimo energetic. Rero kugira ngo ugire ubuzima bwiza koresha sipirulina kandi sipirulina ikura uburozi mu mubiri kandi sipirulina ni antioxidant kandi sipirulina ituma uruhu rukora neza rukamera neza ndetse sipirulina ni umuti mwiza ukuraho iserere. Sipirulina ni umuti ufasha ku mutima. Sipirulina ni umuti ufasha imitsi gukora neza. Sipirulina igira uruhare mu ikorwa ry'imisemburo. Sipirulina ifasha impindura gukora neza. Sipirulina ikura urugimbu rubi ku mwijima. Sipirulina ituma umwijima ubasha kudetoxifia no gusitoka intungamubiri n'isukari umubiri wifashisha ndetse igatuma umwijima ubasha gusekretara bile ari idufasha gukora ifasha digestion gukora neza. Sipirulina ni umuti mwiza cyane ufasha kubihaha kuko umuntu kugora kubihaha bitewe n'uburyo yabuze vitamine C ihagije. Sipirulina ifasha ku magufwa kuko harimo calcium na magnesium na fer na zinc. Sipirulina ni umuti mwiza ufasha umugongo. Hari ikibazo cyateye ibungu ku bagabo bagira ikibazo cyo kutagira uburumbuke no gukora amabanga y'abashakanye neza bitewe n'imirire mibi. Sipirulina irabafasha. Sipirulina ituma umugabo agira imbaraga zihagije kandi ukumva ufite stamina ukumva ufite imbaraga nyinshi mu mubiri nta mavunane nta kwinanura nta kwigorora bya hato na hato. Iyi sipirulina ni y'abasirikare bo muri Amerika bakoresha muri bihugu byateye imbere na za Aziya bakoresha sipirulina. Ni umuti kabuhariwe. Ni umuti mpuzamahanga. Ni umuti w'igihangange ku bindi bimera. Sipirulina ni umuti ukomeye mu kuzamura abasirikare b'umubiri. Abasirikare bagakora neza ibyo bita immunite. Sipirulina irwanya serire de cancer ikazikuramo ikazimaramo. Umuntu wese w'umunyarwanda ahava akagera namugira inama yo gukoresha sipirulina kenshi gashoboka kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ifasha abasaza, ifasha abagore, ifasha abakobwa, ifasha abasore, ingeri zose, ikiremwa muntu cyose wakoresha sipirulina. Ni indyo yuzuye narima complementaire. Mujya mu hoteli mukabona abazungu bamara kurya ibiryo byo mu Rwanda cyangwa se n'andi hatandukanye
agahita amira ikinini, nta kindi kinini abamize sipirulina. Sipirulina ijya kunganira ibyo twariye tukagira ibipimo by'intungamubiri mu mubiri byuzuye 100%. Ni nziza cyane rero. Kwe turi kuvuga ku burwayi bwa high blood pressure cyangwa se hypertension. Umuntu wese uzi ko afite ikibazo cyo kuruka, cyo kugira isesemi, cyo kugira iserera, cyo kumva yatakaje ubudahangarwa, ndetse akumva aribwa umutwe wa hato na hato, ndetse akumva amashanyarazi mu mubiri we, akumva udushinge. Ibyo ni ibimenyetso biranga umuntu ufite hypertension, n'ibimenyetso biranga umuntu ufite ikibazo cy'umutima udakora neza. Jya kwa muganga ufite ububasha. Ingaruka mbi cyangwa se ibyo wakwirinda kugira ngo utarwara uburwayi bw'umutima cyangwa se hypertension, nuko wakwirinda kurya umunyu mwinshi. Cyo ni icyambere. Ukwirinda kurya amavuta menshi atujuje ubuziranenge. Icya kabiri. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ukwirinda kurya inyama zitukura, ukarya inyama z'ifi, inyama z'urukwavu, inyama z'inkoko, bese zira nyama z'umweru akaba ari zurya. Kane, ibintu ugomba kwitaho cyane kwirinda ni ukurya kibe magi, ukazirinda. Kibe magi zirimo ibinure bijya hyperlipide, aribyo bituma umuntu ashobora kugira ikibazo cya hypertension. Kibe magi ntabwo ari nziza, ubushakashatsi bwagaragaje ko atari nziza. Irinde kurya ibintu byatunganyijwe mu nganda, ubyirinde. Icya karindwi, irinde gukora akazi kataguha umwanya wo kuruhuka, kuko akazi kataguha umwanya wo kuruhuka gashobora gutuma ugira hypertension, ushobora kwirinda stress. Icya munani, ibintu ugomba kwirinda, ugomba kwirinda by'umwihariko cyane cyane kudakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga nyinshi n'itabi. Ubyirinde 100%, ubireke kuko biri mu bintu bituma umutima udakora neza, n'umwijima ntukore neza, memu n'igifu nigikore neza, n'ibyiko ntizikore neza. Inzoga n'itabi bibangamira imikorere myiza y'umwijima, bibangamira imikorere myiza y'umutima, bibangamira imikorere myiza y'impyiko, bibangamira imikorere myiza y'umubiri. Aha ku bice by'umubiri byo byose koresha iyi miti naturere kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ibyo ni ibintu nabwo mugomba kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Rya imboga, urye n'ibindi bitandukanye, urye na za karoti, nubona byanze uze tuguhe iyi miti naturere. Waduhamagara kuri 078 56 86 68 Iyi nimero mbabwira iba no kuri WhatsApp. Wajya ku rubuga rwacu, website ni wa3kundubuzima.rwa. Wajya kuri YouTube yacu